Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Umugoroba mwiza kubateza amatwi Country FM 105.7. Mwabyumvishe cya kiganiro cyanyu, kiganiro mukunda muri benshi, ikiganiro kigira kiti ijuru ntirikorerwa. Ni kiganiro umaze kumenyera kuri Country FM mu masaha ya saa 2 buri wa kane. Ngira ngo abenshi baba bakishyuza, ariko ntago kigeze kibura kandi gahunda kuva yajyaho ni ikiganiro. Bigaragara ko tunabashimira cyane ku ruhare rwanyu, ababaza ibibazo haba ari mu kiganiro, abagira uruhare mu kusobanuza, haba ari na nyuma ku murongo wa telefone batanga kugira ngo abatasobanukiye bakomeze gukurikirana. So uyu munsi rero ntago turi butinde, ngira ngo ubushize mwakurikiye igice cyari kigezweho cyangwa se gahunda yari igezweho. Uyu munsi nabwo turakomeza ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Ndi kumwe na Emile ndetse na Damascene. Reka mbaye ikaze kuri no munsi, wenda batunyure mu masegonda 30 turaza kwibanda ku iki cyane. Tugwaye ikaze. Urakoze cyane kuduha ikaze Didier. Yego. Icyo twibandaho ni kimwe, turebera hamwe uburyo umuntu dukurikiye yasobanukirwa neza uko yajya mu ijuru biciye kuri Yesu Kristo, bidaciye ku mirimo yiwe. Ubushize turi kumwe na Patrice. Yego. Ngira ngo icyo gihe ntiwari uhari. Yego. Twagize ibihe navuga ko ari byiza, abadukurikiye barasobanukirwa, ndetse Patrice na mugenzi we bari kumwe basobanuraga byinshi ku kijyanye n'uburyo n'ibintu bagereranyije, bavuga ko bavuga wenda ntago ndibuze kuza kubyibuka neza cyangwa kwisobanura nkuko babivugaga, ariko bavugaga ko uko mu isi abayirimo n'ibyaha bakora ntago bizitabwaho mu kugena ko Imana mu kugena ko ibyaha yakoze ari byo bishobora kumubuza ijuru, ahubwo bakabigereranya nuko Imana izirengagiza ibyo ngibyo nkuko yarenze ku byaha igatuma umwana wayo apfira abantu. Ibyo rero ngira ngo hari n'ibyo twariho Patrice yabisobanura. Cyakora abantu bagerageje gukurikirana ubwo umwanya wabaye muto, gusangira ngo wenda aho ngaho niho bari bageze, tubahaye umwanya n'ikaze. Reka tunakire Damascene. Urakoze cyane Didier. Damascene ariko ngira ngo abantu ntago baramumenyereye, wakibwira abadukurikiye ko nawe turi kumwe mu itsinda rigeza ku badukurikiye ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bizimana Damascene. Nanjye nyine ndi mu itsinda rizajya rifasha abatega amatwi Country FM kubasobanurira uko babona ijuru ku buntu. Ni ibintu birebire nyine umuntu atahita yumva umunsi umwe, ariko uko tuzagenda tuganira n'abantu bazagenda babyumva kandi babisobanura. Ko kwikubitiro twumvishe bitanoroshera. Ntago byari byoroshye, gusa gake umuntu nyine agenda asobanukirwa, ni nacyo mubereye aha. Reka rero tubahe umwanya, hanyuma dukorere mu ngata cyangwa se mu duhe icyo mwadupfunyikiye. Nkuko Damascene yaramaze gusuza abadukurikiye, yanakomereza agadusomera ijambo ry'Imana dusanga muri Luka igice ni cya 18, agahera ku murongo wa 9 akageza ku murongo wa 14. Urakoze cyane. Amagambo aboneka muri Luka igice ni cya 18 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 14. Wadusomera muri Bibiliya yera. Yego. Dutangire dusome. Uyu mugani yawuciriye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka,
bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asenga mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2, ntanga 1/10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Amen. Muri Bibiliya ntagatifu cyangwa se ni ikindi kinyarwanda, ariko byose bundi biba ari bimwe. Ho haranditse ngo Yezu yongera guca uyu mugani awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane bagasuzugura abandi bose. Nuko aravuga ati, abantu babiri bahuriye mu ngoro baje gusenga, umwe yari umufarizayi, undi ari umusoresha. Umufarizayi aremarara asengera mu mutima we avuga ati, Mana ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo, b'abahemu, b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha. Nsiba kurya 2 mu cyumweru, ngatanga 1/10 cy'urwunguko rwanjye rwose. Umusoresha we yihagararira kure, atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru, maze yikomanga mu gituza avuga ati, Mana yanjye mbabarira, njyewe w'umunyabyaha. Ndabibabwiye, uwo musoresha yasubiye iwe ari intungane, naho ureke undi, kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo ahari birumvikana nubwo tugiye no kubisobanura. Hano baragaragaza abantu babiri batandukanye. Baragaragaza umuntu umwe watekerezaga ko ari intungane, ariko bishingiye ku bikorwa bye. Rwose yarabifite Damascene. Yari yaragerageje gukora byinshi. Uretse ko natwe twese ntitwari dufite bikeya, natwe twiyumvaga nk'uyu mufarisayi. Twumvaga ko kuba dusenga cyane, urumva mu cyumweru mwabyibura kurya 2 iminsi 2. Ndabizi ko hari nabigomwa myinshi kurenza iyo. Ibyo abantu bita kwitanga, kwiyiriza ubusa. Mbega akumva ko ariyo nzira yamuhesha kujya mu ijuru. Si ibyo gusa, no kubyo yungutse agatangaho 1/10. Ubwo rero hano bavuzemo biki? Ubwo liste ni ndende. Ni inzira, iyo ni inzira y'abantu benshi. Ni inzira aho bavuga ko ibyo ari imwe mu nzira sizo. Niko abantu benshi batekereza, gutanga 10, yego, kwiyiriza ubusa, yego, kuririmba muri korali. Damascene waraziyoboraga. Wowe ntiwaririmbaga mu gusa, ahubwo wari umuyobozi wazo. Waraziyoboraga. Ariko wenda sinzi, yego, muri make abantu bagatekereza ngo iyi ni inzira, nkoze ibi cyane ndetse nkarusha abandi byampesha kujya mu ijuru. Uyu mufarisayi ubwo ntahagarariye abantu benshi koko Damascene cyane, benshi cyane. Benshi niko bameze nkawe. Yego pe. Nuko ndetse waravuga ati, rero nge ntabwo meze nk'uyu mukoresha w'ikoro, simeze nk'abasambanyi, simeze nk'ibisambo, simeze nk'abandi banyabyaha bose bari hanze hariya cyane. Muri make we akavuga ati, ubwo nkora ibi ngibi ngiye mfite itandukaniro ku bandi. Ngiye Imana yabiheraho kugira ngo inyemere. Ngiye Imana yabiheraho mu yandi magambo se kugira ngo imijuru ryayo. Hari benshi mbega batekereza gutyo, benshi cyane. Ndetse yewe navuga ko ari hafi y'abantu bose. Iyo niyo nzira abantu bakuriramo. Nibyo bavuka batozwa. Umuntu akavuka atozwa icyo bita gukorera ijuru cyangwa se gukorera Imana. Yego. Kandi bakamubwira ati, nukora ibi rwose nta kabuza ijuru uzaribona. None se Bibiliya kiri kubihakana Damascene?
ikimenyetso cy'uko ibyo abantu bakora n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga bitandukanye, birahabanye cyane. Urabona ko bari kugaragaza ko ahubwo wamukoresha wikora uwo uyu nguyu yasuzuguraga, uwo uyu yavugaga ati uyu ni umunyabyaha, simeze nk'uyu, kimwe ndetse n'abandi bagenzi b'uyu, njye ntabwo meze nkabo, uyu ni igisambu. Hari n'abasambanyi yavuze abantu benshi hirya, aravuga ati nge simeze nk'abariye, nge kubera ko mba mu rusengero, kubera ko nkora imirimo yo mu rusengero, kubera ko nkurikiza amategeko y'Imana, nge bizampesha kujya mu ijuru. Nyamara wa wundi we yisobanukirwa uwo ari we, ndetse ngo ntiyahangaye no kureba mu ijuru ngo aho Imana iri, ngo yikoma mu gituza aravuga ati nge Mana umbabarire kubera ko ndi umunyabyaha. Uyu muntu yamenye ikintu gikomeye, yamenye ko ari umunyabyaha. Ariko ubundi ukuri ndako kwihana kwiza cyane. Hari igihe abantu bo bihana bakihana ibyo bakora, ariko ibi siko byagenze. Uzi ikintu yakoze buriya, yihannye icyo ari cyo cyane. Sinzi niba umuntu ukurikira byumva, na niyo mpamvu atigeze yivuga ibigwi by'ibyo yaba yarakoze byiza ngo abirate. Kuko yisobanukiwe uwo ari we kari mubi wese. Yego rwose. Ibyo byose abitesha agaciro. Yego pe. Yemera ko ari umunyabyaha ahubwo ngaca bugufi. Amen. Nibyo nibibi yaba yarakoze, ntiyatekereje ko ari byo bimugira mubi. Yaza kuba ari byo atekereza bimugira mubi, nibyo yari kwihana. Ariko ahubwo yihanye gusa ko ari mubi. Icyo kintu nyine nicyo kintu gikomeye abantu badashyikira benshi, ariko turi no kugira ngo bashyikire. Ububi bw'umuntu ntabwo bushingira ku byo yakoze, ku byinshi bibi yakoze, ahubwo kuba umuntu akomoka kuri Adamu gusa birahagije kugira ngo abe ari umunyabyaha. N'uyu rero nicyo yamenye, yavuze ati Mana nge nkeneye imbabazi, ngewe uko ndi nkwiriye imbabazi, hatabayeho kubabarirwa sinshobora kukwegera. Bavuze ikintu gikomeye rero, bavuze bati uwo nguwo ndababwiza ukuri ko ari we wasubiye mu rugo atsindishirijwe. Nakunze iyi Bibiliya yindi, Bibiliya ntagatifu nasomyemo, bavuze ko yatashye agizwe intungane. Ijambo abantu benshi batinya. Ubundi abantu batekereza ko umuntu aba intungane bagendeye ku rutonde rw'ibyiza yakoze, ariko siko hano batubwiye. Hano baratubwira ati uwo muntu wari umunyabyaha, uwo muntu utari ufite icyiza yashimwa n'abantu, nawe utari ufite icyo yakwishima cyangwa se yagaragaza imbere y'Imana, yatashye atsindishijwe intungane. Yego pe. Birashoboka rero ko umuntu dukurikiye uyu munsi utiyizeye ikintu cyiza yakwemererwamo, utiyizeye ikintu cyiza yarata, birashoboka ko uyu munsi yimenyeho ko ari umunyabyaha bwa kamere ye, ko nta n'icyo yakora cyiza cyamutsindishiriza ku Mana, ahubwo akamenya ko ububi bwe bwose Yesu yabwishyizeho, atari ukubwishyiraho gusa no kubuhanirwa, akamenya ko igihano cyiwe cyarangiye, akamenya ko Imana nta rubanza agifitanye nayo ku bwa Yesu. Uyu munsi nawe yaryama atsindishirijwe. Uko niko kubohoka nyakuri. Ariko Damascene, urumva kuba intungane uri mu isi cyane, urumva ni ibintu byayobeye abantu benshi, ariko binoroshye. Ariko impamvu bikomerera abantu nuko mu muntu nyine harimo kwiyemera no kwemeza. We ariyemera, ura nacyo cyatumye uriya mufarisayo avuga biriya, noneho yagira ngo anemeze Imana yabibwiraga. Ariko hashingiwe nanone nyine ku bubu umuntu afite, ntago ashobora kwemeza Imana, kuko Imana yo nyine ireba no mu mutima. Yarabibonaga ko ari mubi no mu mutima. Ubundi ubwo butungane bw'umuntu bwatuma yemeza abantu bagenzi be, ariko ntibyatuma yemeza Imana. Imana irira cyane, Imana ntigira icyaha, umuntu akora ibyiza bivanze n'ibibi, kandi Imana irera nta kibi kiba muri yo. Ubwo rero bivuze ngo iki? Bivuze ngo nta byiza by'umuntu byatuma yemerwa n'Imana, ahubwo icyo ijambo riri kugaragaza ni uko wamenya wese ko ari mubi, agafata ibyiwe yita byiza byose akamenya ko ari bibi, kandi ko bingana n'ibibi bye nanone, ahubwo akemera kugwa imbere y'Imana, agaca bugufi rwose, akemera ko rwose nubwo ari mubi yarakwiye igihano, ariko ko atagihanwe kuko hari undi wahanwe mu cyimbo cyari we Yesu. Nibyo Yesaya yavuze mu gice cya 53, aravuga ngo yashenjagura ibicumuro byacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Uwo muntu yatunga amahoro
akabana n'Imana amahoro kandi ku bwa Yesu. yego Uwo muntu yaba mu isi atunganiye Imana ariko bitamuvuyemo. cyane. Ese ubundi Damascene baravuze ngo uyu muntu yatashye agizwe intungane. None se umuntu Imana yemeje ko ari intungane ninde se wamuhakana? Ntawe, kuko n'ubundi Eh. Imana niyo mucamanza. Aha. None se niba ari yivuze ko abaye intungane kuko yemeye ko ari umunyabyaha, nta n'icyo yakora ngo kimukize ibyaha. Yego pe. Imana ubwayo akaba ariyo yitangarije ko ari intungane. Yego rwose. Ubu wakongera kumutangariza ko ari umunyabyaha ninde? Kandi umucamanza yavuze ngo ubaye intungane. Urakoze cyane. Urubanza ubwo abaruciye. Abarurangije. Ariko hari ikindi kintu ngira ngo wenda badukurikiye basobanukirwe neza. Mbo ariko hari n'uwatekereza ati se nta muntu wamushinja ko ari umunyabyaha nimba Imana yamwemeje ko ari umukiranutsi cyangwa se ari intungane. Ariko ntushobora kwibaza ati ubundi Imana yo ntishobora kwisubiraho. Nagira ngo kantu udufashe kukumva. Imana yo ntiyakwisubiraho nyuma ivuga ati wa muntu nemeje ko ari umukiranutsi cyangwa ari intungane none habaye umunyabyaha. Impamvu Imana itagaruka ngo yisubireho nuko ariyo yohereje Kristo waje kugira wa muntu intungane. Ubwo rero Imana yatanze umucunguzi, siyo yagaruka yite wa muntu umunyabyaha, kandi ariyo yatanze umucunguzi. Mu bundi buryo ubwo ntiyagayisha ibyo yakoresheje umwana wayo. Yego. Damascene, hari n'ushobora gutekereza akavuga ati ariko se wa muntu akoze wenda nk'ikintu kibi nyuma yaho nticyamwambura ubutungane yari yahawe ku buntu. Nacyo ni ikibazo abantu bashobora no kuza kutubaza, bakunda no kubaza. Icyo kibazo abantu benshi barakibaza, n'izo mpungenge bakazigira. Ariko icyo baba bakwiye kumva nanone nuko n'ubundi Kristo yaje mu isi twe tutaranavuka, tutaranabaho, yishyiraho ububi bwacu bwose, anabuhanirwa bwose. Bivuze ngo rero ntago yapfiriye bimwe, cyase ntago yaducunguye kuri bimwe ngo ibindi twirwariza, ahubwo yaducunguye kuri byose. Gukiranuka rwose Imana yari idukeneyeho, Kristo yaragukoze arabakuduha. Ni nako tumurika imbere y'Imana. Mu yandi magambo Imana iba yamwemeje ko ari umukiranutsi kandi imurebeye mu buzima bwe bwose azamara ku isi. Ntago ari ibintu byako kanya ngo ejo bizabe, nta garanti. Yego ntayo rwose ngo ejo bizabe byahindutse. Mu Baroma mu gice cya 8 mu mirongo ya 26 gukomeza haravuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ninde? bavuze mo Imana, baravuga se ni Imana, bati ntago byashoboka. Imana yaziriga gute kandi ari izitsindishiriza? Mu kindi Kinyarwanda niyo zita intungane, none yaziriga gute? Barangije baravuga bati none se yaba Kristo se? Barebaga abakomeye cyane bakuru barimo, bati ni Kristo se? Atoya kandi ari we wazipfiriye. Imana ijya kuzita intungane yarebye ku cyo Yesu yakoze. Yego. Nuko ubwo rero Pawulo akomeza kuvuga ati nta n'umuntu n'umwe ushobora kurega abo bantu Imana yise abakiranutsi. Sibyo icyo nshaka kuvuga. Nyabone uwo twumva uyu munsi ni wizera Yesu, nurekera kwishingikiriza ku mirimo yawe, korari ugashyira ku ruhande, ukumva ko atari inzira ikujyana mu ijuru. Icya 10 ukumva ko nta ruhare na ruto rishobora kugira mu kujyana mu ijuru. Ibyo nibyo uramufarisayo nibyo yari yitwaje, yari ari kwivuga. Yego rwose. Ukamenya ngo iyo nzira y'umufarisayo ntishobora gutuma wemerwa n'Imana, ahubwo ukamera nk'uriya mukoresha w'ikoro. Arega nawe umeze nkawe. Ikibazo no kugira ngo we kubera ko mu rusengero hari tandukaniro ufite ku bandi bantu batarubamo, ariko wapi rwose uba mu rusengero n'utarubamo bose ni bamwe kubera ko bakomoka kuri Adamu. Abanyabyaha bose barangana imbere. Niyo ubaganirije usanga ari kimwe. Yego. Kuko ari uwo mu rusengero uramubaza se uri umukiranutsi cyangwa uri umunyabyaha? Ati ndi umunyabyaha. Yego rwose. N'indaya n'abasinzi bo mu kabari batazi inzira y'urusengero mwahora babaza ati se uri umukiranutsi cyangwa uri umunyabyaha? Ati nge ndi umunyabyaha 100%. Urumva rero nta tandukaniro. Ntaryo pe. Nubwo akora biriya byose n'ubundi ntabwo umutima umuhamiriza ko ahindutse umukiranutsi. Icyo nashaka kuvuga rero, nawe urekeye kwishingikiriza ku mirimo yawe, ugaca bugufi imbere y'Imana. Arega ni nako kwihana Damascene. Kwihana ni ukumenya kuri mubi. Kwihana ni ukumenya ko udashoboye. Kwihana ni ukumenya ko nta cyayo wabona cyatuma Imana ikwemera. Ahubwo
ukemera guhabwa imbabazi Imana yatangiye muri Kristo Yesu. Yego. Ukemera kuzakira dore ko yamaze no kuzitanga. Yamaze no kuzitanga. Sibyo? Nawe ukabarirwa ibyaha byawe byose ku bwande ku bwa Yesu. Uyu munsi rero ubyemeye wowe twumva waba umukiranutsi. Yego. Wowe uzumva iki kiganiro cyane ko kizanyura no ku mbuga zacu nkoranyambaga tugira. Igihe cyose uzacyumvira nawe ni wemera ugakishwa bugufi n'ijambo ry'Imana. Ukarekeraho kwiyemera ku Mana ko hari cyawe cyiza ufite. Ahubwo ukemera kubabarirwa ibyaha byawe byose. Ukemera kubabarirwa icyo umunyabyaha. Yego rwose. Ukemera ko ubwo bibwaye bwose aribwo Yesu yazize. Nawe uzataha utsindishirijwe. Yego. Nawe uzaba ubuzima bwawe bwose waratsindishirijwe, warabiye umukiranutsi mu maso y'Imana, ufite umutima utagigushinja. Uri muri babanyamahirwe Dawidi yavuze. Yego rwose. Kuko yaravuze ngo hahirwa umuntu witeka atabaraho ukiranira. Amen. Ngo hahirwa abariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Amen. Nuko rero bitwikirwa nta no kundi. Inzira niyo ngiyo. Numva rero nejejwe cyane no kuganira n'abakurikiye Country FM. Aya magambo y'ubutumwa bwiza. Numva nifuza ko nukuri abantu babohoka bakamenya icyo Yesu yakoze. Abantu bakarekera ndabizi ni ishyaka abantu bafite kandi bumva ko ryabaganisha ku Mana. Nta kabantu batabagize. Ariko nubwo ukora byinshi yo ntabwo ariyo nzira. Damascene, umvisha ubaye ute umaze kumenya ko imirimo yawe itazakujyana mu ijuru? Ko nzi ko warakoze myinshi. Nari narakoze myinshi, natunguwe nuko nyine iteshejwe agaciro. Ariko nanone nanjye nkabyumva hashingiye ku gihe nari mbaze nyikora, nkumva n'ubundi iryo juru sinaribonye. Yego. Nkumva n'ubundi sindatungana. Yego rwose. Ahubwo ntungurwa no kumva icyo Kristo yakoze. Yego. Najyaga ndepasa ngatambuka nge nkajya kumurika ibyawe rwose. Yego. Noneho icyo ahubwo maje kucyumva nanjye ngisobanukiwe, numva nduhutse mu mutima. Amen. Noneho ndananezero. Yego pe. Burya n'igituma abantu banatinya urupfu si ikindi pe. Yego. Nuko bazi ko bafitanye n'Imana ikibazo. Yego. Igituma rero atinya gupfa nuko abazi ko urupfu ariyo nzira ni iherezo mbega ry'ubuzima bwa hano. Kandi nyuma y'ubuzima bwa hano imbere niho hakomeye. Kuko hoho amarembo nabiri. Irembo rijya mu ijuru ni irembo rijya kurimbuka mu muriro utazima. Abantu rero baba bafite ubwoba hashingiwe kuri icyo kibazo baba bafitanye n'Imana, ariko iyo kirangiye umva unezerewe mu mutima. Amen. Ubwo ntabwo wongera no gutinya urupfu. Imana ishimwe cyane. Ubwo se hari umuntu udakeneye kubaho gutyo Damascene? Kereka wasuzugura nanone gukiranuka Imana itanga. Yego. Wowe ntabwo ashobora kubona ubwo buzima. Yego. Abantu iyo Imana ivuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Yego. Ntabwo ari ukwikebesha ibiti n'amabuye cyangwa kwiyiriza. Kubaha Uwiteka ni ukwemera ko wowe ntacyo wakora ngo wikize ububi ufite wanavukanye. Ahubwo ukemera icyakozwe n'umukiza wawe. Uko niko kubaha Uwiteka. Kandi ubwo ni nabwo bwenge nyine. Nibyo rwose. Ni nako kuva mu byaha. No gucishwa bugufi imbere y'Imana. Ukamenya ko ari ikiranuka yonyine. Ukamenya ko nawe icyatuma ubana nayo cyonyine ari ukwemera imbabazi zayo. Si byo se? Yego. Numva rero tutari butinde Damascene. Nibyo. Ahari byanumvikanye. Byumvikanye. Yego. Twakakira wenda abantu twumva ibibazo bafite twabafasha no kugira ngo nababisobanukirwe. Nibyo rwose. Yego. Barakoze cyane ni Yves ndetse na Damascene ku Emile. Yves ni mugenzi wacu dukorana. Turirirwana muri gahunda nyinshi. Ngo izina rumva riza vuba cyane. Ariko Emile Yves rumva bijya kugira imigemi ijya kungana. Nta kibazo. Ariko nawe uri mugenzi wacu cyane. Yego reka abadukurikiye tukomeze tubabwira ko nimero zacu muramaze kuzimenyera. Nubwo tubabwiye ngo nimuduhamagare ndabizi ko baduhamagara. Ariko twabasubiriramo kugira ngo umurongo mumenye nizazindi ntago zihinduka 0782442125. Iyo niyo nimero ya Country FM. Hello Country. Muraho neza? Inde? Fidel uragana he? Yego. Ikiganiro twagifunze muriho kabisa mujye muhora mutwibutsa ko kuba ni byiza kwikosora mu buzima bwa bose. Ariko bwite nakwifuza buriya
niba hari pasiteri yadufasha akadusengera kuko muri twebwe natwe dufite ibibazo bitandukanye. Urakoze cyane. Twakubwiraga uburyo wabona ijuru biciye kuri Yesu Kristo. Sinzi nimba hari ikintu wumvishemo. Nimba twagira gute? Twakubwiraga uburyo wabona ijuru biciye kuri Yesu Kristo. Hari ikintu wumvishemo? Bishobora kubibaho nubwo wenda nitwa ngo bishobora kuba bibaho, ariko bibaho bitewe n'uburyo wakiranutse cyangwa n'uburyo wemera Imana. Uze gukomeza gukurikira ikiganiro, ushobora kuza gusobanukirwa birushijeho. Urakoze. Yego namwe. Ni ya mirongo. Halo? Zeru karindwi minani ibiri 44 21 cyangwa 07 3 ngiyo imirongo Country FM ushobora kuba wahamagaraho hanyuma ugatanga igitekerezo cyawe cyangwa ukaba wagira icyo ubaza. Ni mu kiganiro ijuru ntirikorerwa turi kumwe na Emile ndetse na Damascene. Hello Country? Mwiriwe neza. Hello? 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 Warangurura ijwi byaba byiza hanyuma tukumvikana. Hello? Hello? Nago turukumvikana. Uhamagaye yagerageza avuge mu ijwi riranguruye ryumvikana kugira ngo yaba n'abadukurikiye bumve nibyo byaba byiza. Bisaba kugabanya inyakira amajwi yawe hanyuma ukajya kuri telefone ukatubwira. Hello? 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 Oui. Watubwira ego urinde uherereye he? Gama akazi. Ntago rwose turi kumvikana kandi ngira ngo ugerageje kabiri ariko nta kintu hinduyeho pe habe namba byaba byiza. Ashobora kuba wenda afite n'ikibazo atari kubasha kuvuga ariko ashobora no kohereza ubutumwa cyangwa se yego. Halo? Meze mute? Mwiriwe. Mwiriwe neza. Ni Boni kwizera no kurwanya. Yego Boni. Ikibazo ndi baza batemerwa. Ko bavuga ko ijuru ridakorerwa. Yego Boni. Kandi dukurikije amateka tukaba tuzi ko Yesu yageze mu Rwanda mu gihe cy'ubukoroni. Ese abanyarwanda ba mbere y'ubukoroni bo baba barabonye ijuru ko batari bazi Yesu. Urakoze cyane ikibazo cyane. Urakoze nawe Boni. Halo? Halo? Oui. Halo? Oui, turakumva. Oscar mu murenge wa Nkungu. Oscar. Yende kubaza abatumirwa. Yego. Bansubize. Yego rwose. Ikibazo mfite ngewe bari kubanga ijuru ntirikorerwa. Yego Oscar. Kandi Yesu yaravuze ngo nari ndwaye ntimwansu. Yego. Nari mu nzu y'imbohe ntimwangemurira. Yego. Ariko abo mwabigengereje mucakura abo banyantege nke. Yego. Ninjye mwabaga mubikoreye. Yego pe. Umuntu yajya mu ijuru atarikoreye gute? Urakoze cyane. Abatumirwa bansubize. Nukuri turagusubiza rwose. Ayuragana he? Nkungu. Akoze ikibazo. Kanturalo. Halo. Ngene nitwa Emile. Yego. Numvise ikiganiro cyanyu. Emmanuel. Hello? Turakumva cyane, turakumva neza cyane. Ndi Kigali. Yego. Ikiganiro nagikurikiye. Yego. Ariko ntago nemerwa namwe rwose. Yego. Tubwire icyo utemera mu byo twavuze. Ikintu cyose dukora mu isi. Uko Yesu akoze umurimo. Ariko cyari kimuzanye.
nemera ko natwe ari rwo rugero ko tugomba kugira imirimo gukiranuka. Akaba ari ituma tujya mu ijuru. Imirimo dukora yose. Wumvisha amagambo twasomye uyu munsi? Nayo ariko sinemeranya namwe, ahubwo uko bisa kose namwe mwite mu gusoma ijambo ariko mwe kugendana n'iby'igihe cy'imperuka. Biye kuba nk'inzaduka abo musubire mu muhamagaro wa mbere. Bo nimba wumvishe n'ijambo ry'Imana twasomye uyu munsi, ryagaragaye ko umuntu wari ufite imirimo ndetse myinshi ishobora kuruta yawe atemewe n'Imana. Owihe uriya mufarisayo yari afite imirimo ishobora kuruta n'iyawe ariko ntabwo turi bugendere kwa farisayo. Niba ngo tugende niba ngo wakoze imirimo mibi ntabwo yakoze imirimo mibi, yakoze imirimo myiza kandi azi ko ari izamuhesha kujya mu ijuru. Ariko byagaragaye ko Imana itamwemereye muri iyo mirimo ye. Ni iki kigaragaza ko Imana itamwemereye? Ni ibyanditswe twasomye uyu munsi. Uze gusoma neza witonze. Havuga aho hantu hagaragaza ko Imana itamwemeye. Uze gusoma twasomye muri Luka mu gice cya 18 umurongo wa 9 kugeza ku 14. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ndabyumva ariko ntabwo tari ko twemeranwa. Oya nta kibazo, si ngombwa ngo twemeranwe 100% ku bintu byose, ariko uze gusoma ayo magambo. Ahubwo twebwe turi kujya mu gihe out of mukagena kuri comment y'akantu gato ariko sibwo ntago ari ikijambo ry'Imana rivuga. Urakoze cyane. Urakoze cyane Manuel, kubera ko nabyo ari ibitekerezo byawe turabyakiriye kandi tugushimiye Imana. Musubire mu muhamagaro bwo hakera wa mbere mugaruke ku ijambo mwabyo. Ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka. Ntabwo rihinduka, Bibiliya ni yayindi, ahubwo uze gusoma nawe ibyo twasomye uyu munsi wumve ko ari cyo Imana yagwishuriramo. Alo, turakumva neza? Theodore Shagasha, yego. Aje ngunda kubakurikira ku bw'iki kiganiro. Yego. Ngo ujye mudufasha wenda niba musoma ijambo ugende umurongo ku wundi. Niba dusoma ijambo dusoma umurongo ku wundi. Ikindi nashaka kubaza. Tukiri aho se wadukurikiye uko twasomye? Nabakurikiye nasomye muri Luka 18 umurongo wa 9 kugera 14. Hari uwo twasimbutse? Aho mwasimbutse ni hano ku mufarisayo nuko yirizaga n'iki ariko gusa bigarukira. Oya nyine ntabwo ndivugiye kuri ya muntu wasobanuzaga ibijyanye n'ibya 10 n'amaturo. Yo muvuze ku murongo wa 10 bavuga gutya 11 gutyo bituma abantu basobanukirwa neza cyane. Nimba wakurikiye se wowe wakuyemo iki ku rwawe ruhande? Wabonye inzira Imana yemereramo umuntu ari yihe? Ngo inzira Imana yemerera nk'umuntu ibyirato birata, ahubwo ni ukumenya nyine icyo Imana ishaka. Icyo Imana ishaka wamenye ko ari ikihe rero? Twanagisobanuye. Yego. Ni ugukora igitandukanye n'icyagutandukanya nayo aricyo cyaha. Ukomeze ukurikira ikiganiro kandi urakoze ku nyunganizi utanze. Kambanze mbaza ikibazo nashaka kubabaza. Urakoze ikibazo, nta kibazo. Nagira ngo bazitandukanye cyangwa mudusobanurire icyaha icyo ari cyo. Kuko muvuze ko ibyo umuntu akora atari byo byatuma atabona ijuru. Ko urebye nk'uko ijuru bikorerwa kandi ibintu bikorwa ahantu bahari bari kuvuga. Yego. Ngo ni ukwizera uwo yatumye. Yego. Ariwe Kristo. Yego rwose. Kandi yaje kurangiza ibyaha byakozwe kandi n'ubu biracyakorwa. Numva rero niba ibyo yarangije n'ubu bikinakorwa. Urakoze cyane. Yamara yaba wakwihangana Theodore, yaba wakwihangana ukomeza gukurikira ikiganiro kuko ibyo nibyo turi gusobanura rwose. Kuva twatangira ikiganiro nibyo twasobanuye ariko uze gukomeza no gukurikira uraza kurushaho gusobanukirwa. Ikindi nashaka kuvugaho, wabaza vuba kugira ngo n'abandi tubaho umurongo, ntago wafata umurongo wenyine. Araho Yohana yabivuze neza mu bice 5 mu wa 11 kugera 14 avuga ku muntu Yesu yarakijije. Yesu ngo yamusanze mu rusengero, amubonye ahita amumenya, aramubwira ngo genda ubaye muzima ariko ntuzongere gukora icyaha ukundi, tazamwishanira ibiti rya mbere. Ni mu bice 8.
mu bice bitanu ku murongo wa 11 kugera kuri 14 muri Yohana. Yego. Nkumva rero aho ngaho mushaka kumara n'abantu impungenge z'uko umuntu kuba agikora icyaha ngo ariko yizeye ko Yesu yamubabariye ibyaha. Nkumva ari aho bitaba bisobanutse neza, mwadufasha mukadusobanurira. Yego, no mu bice 8 niko biri. Wa mudamu bazanye yasambanye, bamaze kugaragarwaho kuba ari abanyabyaha bose bari bamuzanye, basubiye inyuma bose batsinzwe n'urubanza. Yesu yaramubwiye ati noneho genda, ntukongere gukora icyaha ukundi. Nibyo rero byahise mvuga ngo mwadusobanurira icyaha icyo ari cyo, kugira ngo tumenye neza uburyo umuntu turabisobanura kandi duhora tubisobanura Theodore, sibyo? Iyo umuntu amaze kwizera udukurikire ukomeze udukurikire, n'ibyo utarasobanukirwa uzarushaho kubisobanukirwa. Ariko bumufashije mwasobanurira icyo reka tukigusobanurira wenda, ariko warekura n'umurongo kugira ngo n'abandi bahamagara, ariko ndakigusobanurira mu kanya nta kibazo. Na mugenzi wanjye tufatikanije turagusobanurira. Yes, alo, turakumva neza. Alo? Ndabumva. Ninde uherereye he? Janvier hano Igiheke. Ni Janvier Igiheke? Yego Janvier, ufite ikihe kibazo cyangwa iyihe nyunganizi? Ikibazo nyambabaze. Yego. Umuntu kuba asengera mu idini runaka. Yego. Ariko gashobora kujya wenda nimasengera mu badive. Najya mu kandi karere nkasanga urusengero rw'abadive nta ruhari. Wenda kugira ngo nizize umunsi wanjye wa gatandatu, nkajya mu rundi rusengero ariko atari urw'abadive, ngasenga. Hari ikibazo byaba biteje ko nakoreye mu rusengero rw'abadive ariko nasenze. Hanyuma rero icyo Imana igushakaho kugira ngo ikujyane mu ijuru ntabwo ari uko uza kwizihiza iyo sabato. Twabonye kuri ya mugabo uriya mu farisayo yakoraga byinshi nk'ibyo, birimo gutanga icya 10, buriya ntibarondoye bari kugera no ku isabato, ariko ntabwo ariyo nzira yari kumuhesha kwemerwa n'Imana. Twari turi kureba ko igituma Imana yemera umuntu ari uko aca bugufa akamenya ko ari umunyabyaha, ariko akemera ko ibyaha bye byose byabazwe kuri Yesu Kristo. Yego, murakoze. Urakoze nawe. Yes, alo, turakumva neza. Turakumva neza. Ninde uherereye he? Mwatwigishije neza, turakumvisha ibiganiro byanyu. Wakuye mu iki rero tubwire? Yavuyeho, twakira abandi nta kibazo. Alo. Turakumva neza. Kantese muraho. Muraho namwe, Yesu ashimwe. Yesu imbaze cyane. Turavugana nande, aherereye he? Muravugana na Thierry Igiheke. Yego Thierry Igiheke. Noneho. Yego. Ntabwo nabashije kubona kumva amagambo mwasomye. Kuko ngisubira radio. Reka turakubwira uze kuyasoma. Twasomye muri Luka 19. Luka 18 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14. Umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 14. Waza kuhasoma noneho ubwo icyo kuramo. Yego, twagisangira. Kuko utakurikiye si byiza kubaza utakurikiye, uze kuyasoma, ahubwo icyo wakuramo cyangwa ikibazo wagira twaza kukiganira, turaza guha nimero uza guhamagaraho. Okay, noneho. Yego. Muntwiriza abashoromo bose biga muri Jeke TV. Ariko
twanasubiza ibindi bibazo sibyo nibyo sinzi niba hari icyo wifuje gusubiza mu byo babajije. Hari icyo babajije babaza ngo twaba turetse kwakira hari telefone tukabanza tugasubiza. Hari icyo babajije babaza ngo cyabajijwe na Boni, yabajije tese mbere y'ubukoroni sibyo mbere y'ubukoroni ko tubona ko abazungu baje ejo bundi batuzaniye wenda ibyobokamana. Mbere y'ubukoroni ho uwo Yesu ko nta wavugwaga, abantu b'icyo gihe bo ntibazajya mu ijuru. Ariko Imana ntabwo yahindutse, ntabwo Imana yahindutse. Imana ya mbere y'ubukoroni na niyo Imana y'iki gihe. Uko Imana yihishuriye abakera tubona no mu ijambo ry'Imana, uko Imana yihishuriye Abeli, uko Imana yihishuriye Baburahamu n'abandi, ni nako yihishuriye abambere y'ubukoroni, ko nabo n'abambere y'ubukoroni n'ubwo sibyo. Ahubwo ikibazo no gutekereza ko Imana wenda se yimenyekanishije muri icyo gihe nyine cya nyuma y'ubukoroni, ariko ntabwo ari byo. Imana yanyihishurira abantu bayo, ikabahishurira Yesu n'ubundi bakamwizera bakabona ubugingo buhoraho. Cyane ko n'igihe yari ataraza yego ngo avukire mu isi, yego pe, n'ubundi Imana yamye abishaka kumuhishurira, bamuhishurirwa nk'uzaza kuko yari ataraza. Amen. Bakamwizera nk'uzaza. Yego rwose. Noneho hanyuma twebwe twavutse hanyuma Yesu Kristo tumwizera nk'uwaje, yego, akora ibyo bikorwa. Yego rwose. Kuko urumva Yesaya amuhanura cyangwa se amuhishurirwa yaravuze ngo yashenjagura ibicumuro byacu. Yamuhishurirwaga nk'uwamaze kuzira ibyaha byacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ubwo rero ntagire impungenge, ahubwo arebe ibye cyane cyane, arebe niba koko icyo Yesu yaje gukora nawe yaracyemeye, atazabura ijuru. Kandi mugani wari uwa nyuma y'ubukoroni, abo akazatungurwa n'uko abambere y'ubukoroni bamwizeye atara. Yego rwose. Hari undi waje ikibazo cyiza, waje ikibazo kivuga ni Oscar hari w'inkungu, yabaje ikibazo kivuga n'amagambo aba muri Matayo avuga uburyo nyine intama zizajya ibumoso, intama zizajya iburyo, ihene zikajya ibumoso. Ayo magambo Yesu yari yavuze akomeza navuga nyine ati nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe, nambaye ubusa muranyambika n'iki. Ariko abantu bibanda gusa kw'ibyo by'inyuma, ariko ntibibande ko yavuze ati intama nizijye iburyo, ihene zijye ibumoso. Ariko buriya Damascene, buriya ihene yakora imirimo myiza igahinduka intama? Ntabwo bishoboka. Byashoboka se? Buriya ubundi kigira intama kuba intama n'iki? Nuko n'ubundi ubuzima bwayo, imimerere yayo nyine ni intama. Yego rwose. No kuvuga ngo intama nuko ivuka ku ntama cyane, ihene nayo ikavuka ku ihene. Muri make umuntu agirwa umunyabyaha nuko akomoka kuri Adamu, kandi ibyo bikaba bihagije kugira ngo bimujyane mu rupfu rw'iteka. Abantu bajye banabyumva neza. Yego. Imana iyo ibara abanyabyaha ntabwo ibarura ibyaha abantu bakoze. Yego rwose. Ahubwo iyo ibara abanyabyaha ibara abantu b'inkomoko yo kwa Adamu. Nibyo rwose. Noneho ibyaha abantu bakora bibonaho ni imbuto cyangwa se ni ibihamya baba bari kugaragaza byabo baribo. Nibyo rwose. Naho Imana ibara abanyabyaha bo ibara kwa Adamu nyine. Umuntu wese uhavuka uhakomoka, yego pe, ni umunyabyaha. Nibyo rwose. Kandi nyine ukumva ko mu by'ukuri ihene mu busanzwe iranona pe, ntabwo twabura kubivuga. Ariko kona sibyo biyigira ihene, sibyo? N'intama izwiho kwitonda, ariko ntabwo ari byo biyigira intama. Yitonda ahubwo kubera ari intama nyine. Ubwo bivuze iki? Bivuze ngo umukiranutsi n'ubusanzwe n'ubwo buzima nyine bwo gukiranuka aba bufite bukomora ku Mana, ariko ntabwo ibyiza akora ari byo bimugira we umukiranutsi, ahubwo agirwa umukiranutsi nuko yizeye nde? Kristo, nuko yizeye Yesu. Hari ikindi kibazo umuntu yabajije muri Yohana mu gice cya 8 cya wa mudamu, avuga uburyo Yesu yamubwiye ati ariko genda ntuzongere gukora icyaha. Ariya magambo ubundi icyari cyagize uriya mudamu kuba umunyabyaha nuko yari munsi y'amategeko, nta kindi. Nuko yari munsi y'amategeko, kuko n'abariya bose bari bahari bahindutse abanyabyaha batsinzwe n'urubanza rw'amategeko. Noneho rero ahantu Pawulo avuga mu Bagalatiya akavuga ati nimba mushaka gutsindishirizwa n'amategeko muba mutandukanijwe na Kristo. Bivuze iki? Bivuze ngo umuntu wese washaka kwirebera mu mategeko yaba yihinduye. Pawulo n'ubundi abigarukaho no mu Bagalatiya n'ubundi ngo ndamutse nshatse kongera gutsindishirizwa n'amategeko naba nihinduye umunyabyaha, sibyo se? Ubwo bivuze ngo ikire, bivuze ngo umuntu wese
washaka kwemerwa n'Imana biciye mu mategeko, biciye mu nzira y'amategeko, aba yigize umunyabyaha. Burya nicyo Yesu yamwerekaga. Yego. Ikindi abantu bajye banabyumva. Yego. Igipimo Imana ipimiraho gukiranuka yemera. Yego. Niyo ubwayo. Yego rwose. Bivuze ngo umuntu ugomba kubana n'Imana mu ijuru ni umuntu umeze nk'uko Imana imeze rwose. Bijya bimbabaza cyane bikanantangaza iyo mwene muntu ari kuvuga ngo nawe yakiranuka kamera nk'uko Imana imeze. Ntago bishoboka. Kuko nirwo rugero ipimiraho. Yego. Ni nacyo gituma rero abizera Kristo bahabwa gukiranuka n'ubundi kw'Imana kugira ngo bagere ku kigero Imana ishaka. Naho mwene muntu niyo wamuha imyaka 1000 ku isi yazarinda apfa atarigera abona icyo kigero. Ikindi mu Waroma mu gice cya 4 mu mirongo nk'iya 16 gutyo haravuga ngo icyo amategeko azana n'umujinya. Icyo amategeko azana n'umujinya. Uzi ikindi havuga ngo ariko ngo aho amategeko ataba nta cyaha kihaba. Muri make umuntu ushaka kwigira umunyabyaha imbere y'Imana nashakire gutsindishirizwa mu mirimo itegetswe n'amategeko ngo umunyabyaha. Aho nako kanya. Yego. Icyo rero nicyo mudamu yagomba kumenya. Ari imbere ya Kristo yatsindishirijwe na Kristo. Ni nko kumubwira ati rero niba ushaka guhora utsindishirijwe imbere y'Imana naba ari njye ugume hano ntuzahave. Ariko niba ushaka kwihindura umunyabyaha komeza ukurikira inzira y'abari abantu bari bakuzanye b'abafarisayo. Ukomeze kwibera umunyabyaha. Wibera umunyabyaha. Uze ntiwahitamo kwibera kuri Kristo. Ose wahava ahubwo. Suko se. Wa muntu Imana itabaraho gukiranira. Amen. Ariko twakumva n'abandi noneho cyane ko dusigaranye iminota 13 kugira ngo twumve n'abandi tubafashe nanone. Mwiriwe neza. Yego nitwa Nelson. Yego Nelson uherereye he? Ndi Meriane Igihundwe. Igihundwe yego. Ndagira mbabaze. Yego. Cyaha kibi cyaha iyo byagenze gute? Urakoze cyane turaza gusubiza. Mumbwire Shantare ari ya. Yego twumve n'abandi. Hello Country FM. Hello Country FM. Mwiriwe neza. Saratiere ndi Igihundwe. Inde? Saratiere ndi Igihundwe. Nabashimiraga yewe uko kuntu ubwo butumwa uko bwarakizije. Yego. Mbona amahoro yo mu mutima. Yego. Nta n'ikindi kintu cyakiza umuntu ku buryo umutima urekura intambara ubufite. Yego. Ngo ugabane amahoro uretse kwizera urupfu rwa Yesu Kristo. Amen. Ikindi nkagira ngo bizo witwa Oscar. Yego. Wingungu kuri kiriya kibazo rero yabajije nyine avuga ngo nari ndwaye ngo ndiwasura ngo nari mu nzu y'imbohe. Yesu ari kubisobanura muri Luka igice cya 4 yasobanuraga ko n'ubundi muri Adamu nyine twavutse dufunze. Ahariya muri Adamu twaturutse twabereye abanyacyaha twabereye abanzi b'Imana twari imfungwa twari n'impumyi. Yesu nabivuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge muri Luka igice cya 4 dore nko kuri 18. Yosikari we niwe ndi kubwira wenda niba giteza amatwi aravuga ngo umwuka w'Uwiteka wari kuri nge cyo cyatumye asigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Ntabwo ari imbohe zo zisanzwe zakubyaye bireta ihanira. Yego. Ni imbohe zafungiwe muri Adamu kubw'icyaha Adamu yakoze tuvuka turi imfungwa. Uranyarutsa wumvikanishe neza kugira ngo dufate abandi. Rero nizo mbohe nabo barwayi n'abanyabyaha bakomoka kuri Adamu niwe Yesu rero yaje kubohora kugira ngo n'ubundi ijambo ry'Imana ribabohore ribafungure babe abakiranutsi n'abana b'Imana binyuriye ubwo mwizera. Urakoze cyane icyo ushaka kumvikanisha kirumvikana nacyo arashaka kumvikanisha ko kubwiriza ubutumwa bwiza ari byo bibohora imitima y'abantu. Yego. Hello Country FM. Mwiriwe neza. Mwatwibwira mukatubwira. Twagikurikiye. Ni Bosco murenza aha. Bosco turakumva. Turakumva komeza. Ikibazo mbaza. Yego rwose. Ni koko birakwiye ko umuntu akora icyaha akamenya ko agikoze akanicuza. Ariko se koko. Yego. Umuntu aramutse agize iyo ngabire yo kumenya ko yacumuye akihana
yakwihana ku giti cye yabibwiye undi muntu akamufasha kwihana bimuha ko imbabazi Imana yazimuhaye. Urakoze cyane turaza kugusubiza. Ari mboye kandi kabazo dufite nubwo nabateze amatwi nuko natembereye hano muri Nzaha ndo mu Bugarama ariko ntitubumva. Muzare uko mubigenza kandi turabakunda. Sawa, urakoze cyane. Hello, Country FM. Yes, hello. None kibazo nari mfite. Watubwiye ko witwa? Filemo igiheke. Ntacyo tubaza ikibazo cyawe. None kibazo nari mfite. Hari ahantu gishingiye mu byashuwe gatanu. Yego. Ariya Yohani yavuze ati mbona niyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo. Cyanditseho iburyo impande zombi. Noneho mu bizima bine habura n'umwe wagenda ngo abumbure icyo gitabo. None buriya nkibaza aha niwe wayibonaga arijijwe no kwabuza umuntu wabumbura kiriya gitabo. We nta bushobozi yari afite bwo kuba yajya akadumbura akaducungura. Urakoze cyane. Ikibazo cyawe ni cyiza. Hello, Country FM. Country FM, alone. Yego ni Bosco garutse n'ubundi. Yego Bosco. Ikindi kibazo nendaga kubaza. Urabona Yesu na Bikira Mariya. Nzi niba mumwemera ariko reka nkibazeho. Yego. Iherezo ryabo turarimenya. Ariko nkabaza Yosefu iherezo ryiwe ryabaye ryiye ko ibira nta kitubwiraho. Urakoze. Country FM, alone. Hello? Kugira ngo rero tuze kuza ndabona hasigaye iminota igera kuri 7 cyangwa 8. Reka twakire undi muntu umwe hanyuma tubone umwanya kugira ngo dusubize ku bibazo bamaze kubaza ndetse n'ibitekerezo batanze tubivugeho. Turugenda tugana ku muzozo. Keretse niba wenda iyo minota cyangwa nashaka twakire barinze umwe. Okay, umwe ndumva ro. Reka twakire uyu nguyu. Hello, Country FM. Okay. Uwi turakumva. Nagira mbabaze. Witwa nde uragana he? Nitwa Nelson ndane Gihundwe. Yego Fensa. Nagira mbabaze. Nelson. Ni Nelson. Adamu na Eva. Twabonye ko bari ku giti cy'ubugingo. Oya. Ariko ntabwo twasobanukiwe. Ntabwo ari cyo bariye ku giti cy'ubwenge kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Yego. Ariko ntabwo twasobanukiwe nyirizina wakoze icyambere arinde. Urakoze. Ntacyo turagufasha bijyanye naho twakumviye. Reka dutange bonus kuko twabakiriye bose. Uyu nguyu nawe tutamucikana. Hello? Country FM, hello? Hello? Hello. Oui. Urinde uherereye he? Boss nere hano ka Cyangugu. Boss. Njye nagiraga ngo mbaze. Yego. Ijuru ko mutubwira ko ridakorerwa ririho. Urakoze twakumvisha. Ngira ngo twafata umwanya hanyuma tugasubiza kuri ibyo. Telefone nazo tuba tuzifunze bwo mukurikira babajije ndetse n'abafite ibibazo bisa n'ibyo byabajijwe. Hanyuma baba babajije ibijyanye n'ikigisho cy'uyu munsi, baba babajije ibyo bitekerereza nabyo ndakeka ko baza gusubizwa. Nibyo rwose. Mu minota igera kuri 6 dusigaranye ubwo turanaza kubafasha. Tubafasha kugira ngo basubizwe. Yego rwose. Hari
ikibazo cya mbere cyabajwe na Nelson uri Gihundwe, yabajije ngo icyaha kiba icyaha iyo cyagenze gute. Ubundi nibyo tukomeza kugarukaho, umuntu kuva Adamu na Eva bacumura, burya bari bokoje inyoko muntu yose ubuzima bw'icyaha. Ubuzima ubundi icyaha no kutumvira Imana. Bari bokoje inyoko muntu yose kutumvira Imana. Ariko bituma ikintu cyose umuntu akora ukomoka kuri Adamu cyose gihinduka icyaha. Nimo biriva ngo nta ukora ibyiza n'umwe. Ngabantu bose barayobye, bose banduriye hamwe. Sibyo? Nubwo mu byukuri umuntu we yatekereza nk'uriya mu Farisayo akavuga ati ngewe hari ibyo ndakora. Ibyo bikaba byatuma yibwira ko we nta byaha ajya akora. Hoye. Ibi ni ibyiza by'umuntu, wenda binajyana n'ikibazo boss ntago ari boss Nerso yabajije abaza ati se ibya Adamu na Eva igiti bariyeho ubundi ni ikihe? Ese wabanje gucumura n'indi? Bibiri igaragaza ko Eva ari we wabanje koshywa na Satani. Amuha kubwo buzima bwo kutumvira Imana. Amwereka ibyiza byo kutumvira Imana, nawe arabyemera. Umugabo aje arabyakira. Umugabo aje nawe, Eva aje nawe, Adamu aje nawe amubwira nk'ibyo Satani yamubwiye, ariko Adamu nawe arabyemera. Bose baba barahumanye. Noneho twese rero tujya twabakomokaho duhumanye, bityo bigatuma Bibiliya ivuga ngo mu byaha ni mu mama yambyariye ngo naremanywe gukiranirwa. Urumva gukiranirwa ni ubuzima umuntu avukana. Noneho ibindi bigaragara inyuma ni ukwigaragaza k'ubwo buzima, ariko nyakuri ikibazo umuntu afite ni kiri imbere muri we. Aribyo Pawulo avuga mu Baroma mu gice cya 7 avuga ngo sinzi ibyo nkora kubera ko ibyo nanga ari byo nkora. Sibyo? Ngo ibyo nshaka gukora si byo nkora, ibyo nanga nibyo nkora. Ariko aravuga ngo nuko rose njye ubukibikora ahubwo ni icyaha kimbamo. Ubwo si icyaha ni igikorwa. Icyaha ni umuntu. Ni icyaha kigize gute? Gituye mu muntu. Kiba mu muntu. Niyo mpamvu umuntu Imana izamurimbura idashingiye ku mubare w'ibyaha yakoze. Zaburi 58:4 haravuga ngo umunyabyaha atandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka. Ndumva akavuka atandukanijwe n'Imana, atarakora ibibi cyangwa se ibyiza, nuko Imana ibizi ko byose bimurimo. Hanyuma twihuse kubera ko umwanya ni mutoya, hari wabajije ngo gucumura ukihana bitanga imbabazi ku Mana cyangwa waturiye nk'umuntu ni Bosco uri muri Nzahaha. Ariko mu byukuri twasobanuye ko imbabazi ntago umuntu azihabwa kubera ko yacumuye akihana, ahubwo umuntu akeneye imbabazi z'icyo aricyo, kuko umuntu ni mubi atari yanacumura. Umuntu ni mubi atari yakora ni icyaha, ahubwo ukeneye imbabazi z'icyo uricyo, kuko ibyo ukora byose n'ibyo utazi ko ari ibyaha nabyo ni ibyaha. Igituma umuntu yariyeho kirimo ibyiza ndetse ariko byose ni bibi kubera ko urakoze cyane. Hanyuma n'ubundi Bosco navuze ngo iherezo rya Yesu na Maria turaribona, ngo ariko irya Yosefu, iherezo rya Yosefu ni iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Nawe ni umukiranutsi kimwe na Maria, ariko kimwe na Damascene, kimwe na Emile. Iherezo ry'abakiranutsi rero n'abandi bakiranutsi bose hahirwa abapfapfiriye mu mwami. Imana ishimwe. Hanyuma uwitwa Nexo twamusubije. Sinzi niba hari icyo hari uwabajije ikibazo abaza ngo kuki Yohana abona kiriya gitabo n'ibimenyetso bigifatanije atagiye kukibumbura. Yesu niwe wari ukwiriye wenyine gucungura abari mu isi kubera ko ari wari intungane mu maso y'Imana. Niwe wari ufite ubuzima bw'Imana, niwe wari ufite ubuzima butagira icyaha, niwe wenyine wagomba gucungura abanyabyaha. Yohana yavutse nk'uko abandi bose bavuka ku mugore n'umugabo. Urakoze cyane. Nawe yavukanye icyaha. Ntabwo umuntu avukanye icyaha yacungura undi umunyabyaha. Yesu rero we ni uwera w'Imana, ni umwuka w'Imana winjiye muri Maria kugira ngo asame inda y'umwuka wera. Ubundi buryo Yohana nawe yarakeneye umucunguzi. Ntabwo ari we kuducungura. Ngira ngo twabasubije n'iminota yacu irarangiye, tubashimira ko badukurikiye bose, tubararikira kuzakomeza kuko ibiganiro bikurikira kugira ngo ibibazo byose bikomeze gusubizwa. Nanone tubaha nimero nk'uko bisanzwe, baze gukomeza kuduhamagaraho. Iza Emile ni 0784 42 57. Izo nizo ziri no kuri WhatsApp. Hanyuma Airtel ni 07 339 3 44. Hanyuma izanjye ngewe Emile&Damascene ni 07 8 72 70 67. Hanyuma izatigo ni 022 33 92
74 ariko banashaka kuri Facebook ni Emile&Damascene ugasacinga tukajya tuganira ubutumwa bwiza. Nibyo nanjye nenda kuvuga icyo ngicyo kuri Facebook nanone abantu bashobora no kureba page yitwa ijuru ntirikorerwa bagakurikira ibiganiro byacu cyangwa se nanjye amazina yanjye Emile&Damascene bagakurikira ibiganiro. Hanyuma si ibyo gusa kuri YouTube tugira YouTube channel ibiri ibiganiro byose n'ibindi byinshi cyane nayo bayishaka yitwa ijuru ntirikorerwa TV. Hanyuma bakadukurikira tugira groupe ya WhatsApp washaka kuyijyamo nawe yatwandikira tukamushyiraho n'ikaze dusangire ijambo ry'Imana. Amen. Amahoro ya Kristo abane n'abizera Yesu Kristo bose. Amen. Reka rero mbashimire cyane mwese muteze amatwi ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Tugeze ku musozo wacyo ubwo ababonye uburyo ndetse murongo bakawubyiganiraho ariko bigakunda tukabitaba nta mahirwe niko navuga kubera ko hari abandi bo bitakunze. Reka tubisegure ubwo naho gutaha. Turabashimiye cyane rero mu kiganiro ni Emile mwari kumwe ndetse na Damascene ngiye warukiyoboye nitwa Didier Ndicunguye. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda z'ijoro za Country FM ndetse n'izindi gahunda zose ibategurira. Mukomeze mugire umugoroba mwiza. Bye. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe akagirwa intungane mu maso y'Imana bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.